natse imodoka yanjye na amavuta nta mafaranga bampa nkagenda hariya tuvugisha ukuri. Fata urugero reka tuvuge nka Blaise wenda nzashaka kubivuga buriya none dufashe nka Sabe nka Isimbi buriya washaka kumbwira ko amafaranga Sabe amaze kunkuraho we nkawe ibihumbi 10 by'idolari ntibirimo giye muri kiganiro na Sabe kikarebwa n'abandi 200 100 abayinjije amafaranga ngahe hafi 1000 cy'idolari cyagiye kinjiye kandi maze kumukorera ibiganiro byinshi ejo muri sinamutumiye ntubyibuka arambwira ngo imodoka iratobotse ebo baravuga ngo wenda ngo bafite ama YouTubers ngo ararebwa cyane ngo barakurikirwa amashyari uriya muhungu super manager nawe arasinya buri gihe arabona aratera imbere cita ni mugoroba twaganiraga ndamubwira ni mu gitondo tugomba kuzinduka turanahura n'imodoka nsubiza inyuma imodoka yanjye asubiziye turaganira akabantu Kiss FM yanze kunturanga yanze kuvuza indirimbo zanjye yanze no kumvuga na rimwe nta mu YouTubers uruta abandi kubona ngo ufite subscribers miliyari ufite subscribers miliyoni ufite subscribers uko bakuremye ukazigira nabandi baba muremera umuntu arakurira igihumbi cy'idolari 2 by'idolari ariko wamubwira uti ngwino umfashe muri bya bindi byawe akabyanga we ntubeho wo mubesheho from today ibintu bari abatipe bankoreye buriya nanga umuntu ukuryarya kwereka ko agukunda ukamubwira buri gihe akaza ni sababu ukamubwira buri gihe akaza ni sababu urebe ikiganiro cyanjye nakora ibiganiro byanjye byo nakoranye na Sabe hari bifite 200 hari byarebwe n'abantu 200 hari byarebwe n'abantu 100 na miliyoni yarinjiye abantu barari ariko uramubwira uti ngwe nushyigikire werekana ibintu mu gifaransa baravuga ngo ore pour les imbéciles par l'assurance. Kangusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza hano hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no musimana ibagennye twishime tunezerwe ndetse tukubwe neza nje ni Blaise kuri Arariz TV ibisanzwe iteka ryose ngira ngo ibi bintu mamaze kubimenyera ahubwo nahita nkwifuriza nyine kugira ibintu by'umugisha ibyo waba ukora byose waba uri umuhinzi ukeza ndetse waba ucuruza bikaguhira ugacuruza neza ndetse nsuze babantu bavuga ikinyarwanda ku mpande zomba hanga hari abantu bari mu Burundi baba bumva ururimi rwacu ari aba diaspora bari hanze ndetse hari n'abantu babariza amasisi ahantu hatandukanye uri muri Kongo uvuga ikinyarwanda mwese reka mbifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora byose ndi kumwe n'umustar mu gihugu cyacu yitwa super manager ndetse uyu munsi yaduhuje nubwo wenda watamba umupira ariko nahoze mbibabwira nakoresheje umukobwa umwe bahorana muri no game abarimo gusigninga ama contracts. Super umeze neza neza Blaise kandi asuza n'abakurikiye Arariz bose bakomeze basubscribing basharing kandi ndabashimira ndagushimira nawe uko mukomeza kudushyigikira kugira ngo dutere imbere tugire aho tugera. Yego urakoze cyane super wenda abantu banakora subscribe koko banasharinga banaduha comments kugira ngo tugire ibyo duhindura mu biganiro byacu. Uyu munsi wongeye breaking a records yo kuvuga ngo wasinye indi contract. Ushize twe turi muri power fix ngira ngo nabyumweru bitatu bishize turi mu bintu bijyanye n'ubwubatsi n'ubundi wari wasinye abantu babubatse arena ndetse bafite n'ama stade atandukanye muri Afrika. Uyu munsi wongeye noneho uhura n'abakora ibijyanye n'amamodoka. Ese urabona iri garage wasinyiye ese ubundi baryita gute super? Yitwa Ubumwe bwacu garage ikaba riherereye hano aho turi nyina ni Karuru umuntu avuye Gatsata. Ni garage ryiza kuko wabibonye ko bakora imodoka z'ubwoko bwose cyananejeje nuko nta bwoko bw'imodoka badashobora gukora ni ukuvuga wazibonye za Chevrolet wazibonye za nyine ya mamodoka usanga amapesa yayo kuyabona bigoranye ariko wabonye ko bari abantu bafite computer bafite ibintu barabyigiye wabonye amabisi akomeye of course rero iryo nyine iryo garage barigana n'Abanyarwanda kuko iyo twamamaza tuba tugira ngo abantu bamenye ibintu hari abantu bafite imodoka zabo bari barajugunye ariko ubu ngubu akakanye ndahamya yuko babonye aho bagomba kujya kuzikoreshereza kandi zikatungana zikaba neza. Manager wasinyanye na Tom Transfers nabo bafite garage usinyanye n'Ubumwe bwacu garage ibano Karuruma urabona nta kintu bizangiza kuba Tom Transfers baba ibikorwa byabo utagiye kubyamamaza neza cyangwa si ibikorwa by'Ubumwe bwacu garage nabyo bizasa nk'ibihagaze? Tom Transfers ndibaza ko ntaho nari numva ko bafite garage simbizi. Tom Transfers gurisha amamodoka ye ntabwo njya nkora ibikorwa bisa by'abantu bamwe nyine companies ziba zikora ibintu bisa. Tom Transfers nagira ngo nkosoreho bo bafite ama apartment bakagira n'amamodoka bagurisha
ariko ni nayo mpamvu mvishe mvuga inti nzajya nzana aha ngaha nzajya mbwira n'abantu wese ko imodoka za Tom Transfers ziba ari nshya n'ubundi ntizapfa kuko ni imodoka ziba zivuye mu ruganda ahubwo nk'inshuti zanjye nibo nzajya ndangira bakaza muri garage ubumwe bwacu bakazana imodoka nagira ngo muneho n'abantu no kwibutsa ko Tom Transfers ubu ngubu banagabanyije ibiciro bagabanyije ibiciro kubera ko turi mu mpera z'umwaka rero ibiciro bahonze hasi abantu bihute bitungira imodoka bagura imodoka ku giciro gito kandi imodoka nziza hanyuma rero ibyo waruvuze byo ntago bihuye namamaza Tom Transfers nkabira brand ambassador nkashishikariza abanyarwanda kugura imodoka zabo kugana apartment yabo no guhahira muri supermarket yabo ya Naeli iriya ku Kicukiro hariya supermarket nziza hari n'ahantu abantu biyakira warabonye bafata coffee ari nako bakomeza nayo nabonye no kunywa icyo kunywa cya Esperance n'aba ngaba bansinyishije uyu munsi ubumwe garage umwe bwacu garage nabo nabemereye ko ndahita wabonye ko nababwiye nti ndashaka kujya kubazanira amazi bakajya banywa amazi ya Esperance ko bambwiye bati natwe ibyiza ntago bya turenga cyangwa se ngo biducike kandi tuzi ko uwo dushobora kubikura bari wowe super uzabazanira n'agahiyera mu garage ubwo ntibazafata imodoka ubwo bakazitwika Esperance ndabizi kikora ibintu by'ibinyobwa byose bihiye n'ibidahiye wagaye bagomba kujya bakanywa bavuye mu garage kugira ngo batazatwika imodoka kuko ntago wanywa kandi uri mu kazi kandi noneho nk'akazi k'imodoka babizi ko ari ibintu by'umuriro noneho bigahura n'umuriro wundi ubwo ni danger manager twatangiye ikiganiro mbona wihebye umeze niki cyatumye uno musi utishima manager nishimye ahubwo akazi erega umutwe ugera ukaka aho mwamugize ngo ibintu tuba turimo by'ubustari nubwo abantu babibona bakavuga ngo amafaranga ngo super manager ngo amafaranga arayora ngo nayo ana amafaranga y'ubusa ariko ubwo uzi ko unavuga n'umwuka ukenda gwera rero blaise urabizi ariko kugenda umvugisha niko morale garuka buriya morale ni ituma ikintu cyose kigira gute gikorwa kabisa nanjye rero ubu ngubu wabonye nakoze interview ari nakoze hariya mwamvugishije naho kuyeba ko sinakwiheba nshishikariza n'abandi kutiyeba kuko iyo wihebye uba warangiye manager kuki utazanye ka Esperance wenda gin kugira ngo ukamenemo cyangwa waraji ukamenemo ugenda umeze neza nituzajya tunakuvugisha amagambo menshi ari kuguma neza energies energy ziba zirimo kandi Esperance nkunda kuyifata iteka iyo navuye mu kazi kuko kunywa si bibi kibi ni ukunywa ugasinda uko usinze uzana ibindi bibazo kandi iri zuba na mikoro zanyu nka 300 ngomba kuza kumara kuba mvuye maze gutuza akaribwo nereka ka Esperance hariya kumeza nkatangira sasa kukumva nkakanyunyira nkuko nawe wahoze ukanyunyira manager uyu munsi rero navuga ko ari umunsi udasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari icyo bita Bianca Fashion Hub iri kubera muri Onomo Hotel hari icyo bita Kisama Awards iri kubera muri Kigali Arena ahangana hano naho hahuriye abantu benshi cyane uyu munsi ufite itangazamakuru ryose je nago ndumufana nemera ibikorwa nemera mbonye uyu munsi ufite media houses nyinshi zitandukanye yabiza online cyangwa se zitari online niriye banga wakoresheje kugira ngo abanyamakuru bose babe bari muri press conference yawe kandi abantu bari arena bafite ibitaramo bikomeye abari Onomo hari n'amasilent disco ari mu mahoteli atandukanye n'ibirori byinshi biri mu gihugu cyacu wewe wakoresheje irihe banga kugira ngo izi micro zose zibe ziri ku meza yawe cyangwa zibe zahageze Imana iguhaye umugisha ibidashoboka birashoboka iyi press conference uburyo yagenze usibye ngire ngo umuntu utaje aha ni Sabe ni Yago ni Chita nabo narabamenyesheje kuba bataje nabo n'uburenganzira bwabo ariko umuntu udashyigikira umuntu kandi twe tubashyigikira uyu munsi mbivugiya ngaha kuri mikoro ntago nzongera gukorana cyangwa se gushyigikira umuntu mbona atanshyigikira kandi jewe ntago mvuga nka bya bindi byanditse muri Bibiliya nivuga ngo ariye uwa kwa upanga atakufa kwa upanga ngo wicishije inkota nazicishwe indi jewe icyo mvuga ndavuga ngo iyo umuntu umumenyesheje ukamubwira uti mfite akazi
ndasaba unshyigikire ukabona ntashaka kugushyigikira mu kugira ngo utere imbere kandi bakagusaba ngo ngwino wabyumvishije dukorane we natse imodoka yanjye na amavuta nta mafaranga bampa nkagenda hariya tuvugisha ukuri fata urugero reka tuvuge nka Blaise wenda nzashaka kubivuga buriya none hadufashe nka Sabe nka Isimbi buriya washaka kumbwira ko amafaranga Sabe amaze kunkuraho we nkawe ibihumbi 10 by'idolari ntibirimo we nkawe birashoboka cyane hanyuma urabwira umuntu uti ngwino ushyigikire mfite igikorwa ntazi nababaye cyane ariko ndashimira abanyamakuru mwe mwaje mwakoze kunteringa mu bitugu nzagumana namwe uw'Imana yavuze ngo abeho abahutu intore ntiganya igira ite yishakira ibisubizo yishakira inzira imwe yanze ebo baravuga ngo wenda ngo bafite ama YouTubers ngo ararebwa cyane ngo barakurikirwa amashyari uriya muhungu supermanager nawe arasinya buri gihe arabona aratera imbere sinatangiye se bavuga ko ndi nk'umusazi ndi ikigoryi ndi comedian reka rero nyabaryane kandi banemere banshyigikire nkuko nabo mbashyigikira kuko nangiye bampamagaye ibiganiro byanjye birarebwa abantu bakankurikira ariko from today they didn't support me I will not support them. Yeah, sure. Manager, ubuse ntago navuga ko wenda ari kuko ntago nabyita nkaho wenda ari uburakari bigukoresheje kuba uyu munsi udesize kudakorana na Sabe na Chita ndetse na Yago kuko batagusupport inzu uyu munsi ubwo si umujinya wenda ntuzisubira. Oya. Kandi ntago bizambuza gushininga. Wabyumvishije? Ntibizambuza gushininga. Shine zaba shine kama kawaida. Kabisa. Nubu ngubu ndashininga. Nubu hanga tuvuye hanga. Ahanga. Ntiyabikubwira mugabo? Nubu tuvuya. None usine no kukubeshya. Nubu tuvuya. Hari abandi banshaka next week. None batanoroshye bo. Ni international bambukiranye imipaka. Shine ni shine rafyangu. Iyi mana Diamond Clouds FM yanze kumucuranga. Magic FM yanga kumucuranga. Bafite televiziyo bafite na radio. Ntiyamenyekanye se ari utazi Diamond. Kiss FM yanze kuncuranga. Yanze kuvuza indirimbo zanjye. Yanze no kumvuga. Na rimwe. None se byambuje manager nibyo koko nago Kiss FM iragukina. Byambuje gushininga ni petano. Oya byambuje gushininga. Kiss FM ntiragukina. Ahubwo ubu ngubu binyinye nayitwara mu rukiko. Kuki bankina kwanza kuko izina ryanjye kugira ngo bankine baba bashaka kugira ngo bumvikane ko bakina indirimbo z'umustar kuko wongeze ubuso bari. That's manager uri kuri chance nyinshi cyane manager. That is me bad man. The Kikongo mwenyewe. The bad man. Ariko nkubwiza press conference nakubwiye ngo aba bari abanyamakuru narababwiye ngire ngo nka Yago niwe nibuka ko namubwiye kwa kane nshobora kuba nibeshyeho kuko Yago hari uko ndamukura mu gatebo ka Chita na Sabe kuko Yago naramubwiye yarazi ko arejo kwa gatanu nza kumubwira ko byahindutse ari kwa gatandatu yari bibazo yansobanuriye numva nibura we birafatika ariko abandi nari nabibabwiye babizi ise manager wobona wenda tuvuge Sabe ubu kuba bataje uko bibereye muri Kisama awa oya reka tuvugishe ukuri Kisi nta event igomba kurusha event ya supermanager utegure muri arena supermanager ateguye ahandi abantu bagomba kujya kuri supermanager kuko nanjye baranyina nkaba ibiganiro giye muri kiganiro na Sabe kikarebwa n'abandi 200 100 abayinjije amafaranga ngahe hafi $1,000 cyagiye kinjiye kandi maze kumukorera ibiganiro byinshi ejo muri sinamutumiye ntubyibuka arambwira ngo imodoka iratobotse ndamwihorera ndongera ndamutumira press conference Siko nta na press conference ndabona mo Sabe bana ndongera ndamutumira muri press conference ya yindi ya Power Fix nabwo azana igiswahili nubu yambwiye ngo yagiye mu bukwe ngo hari ubukwe ngo ndibujyemo from today ngwino tujyane muri Kisama Award none oya reka nkubwire bad man jewe ntago nabijya mu byo ngibyo rumva ako manager award ni zanjye wicishije inkota azikishwa inkota ngo ntago ariko uri kubikora tugende muri Kisama Award babone super none yakoze impinduka nka inspiration of the youth bereke koko dananiwe uyu munsi ndananiwe niriwe muri aka kazi nawe urakareba iri revolution imba nerekana abantu bateguye abo ngabo bose bavuga arabateguye harabateguye ariko abanyamakuru benshi bari hehe nyinshi ziri kwa super watwayitangaza amakuru ryinshi ninde ni super manager ndangije no kubahiga
nzangaragiwe na Miss wanatwaye amakamba menshi nta wundi mu Miss wari watwara amakamba menshi nk'uyu mukobwa warura ni nabyo nashikaga kukubaza ariko akora kubazaho nyuma we nawe oya akuno mukobwa bukaritse oya hari abakobwa mu Rwanda habaye aba Miss bande uyu mwana w'umukobwa warura niwe watwaye amakamba menshi niyo mpamvu nari nkubwiye ni muri abo wenda nka Yagowe ari ukuntu namubabarira kuko yari yambwiye ati nzaba mari kwa gatanu kuko nanjye nenze ko ari kwa gatanu tuza kuyimureba kwa gatandatu uyu munsi we birumvikana ariko cita ni mugoroba twaganiragaje ndamubwira ni mu gitondo tugomba kuzinduka turanahura n'imodoka nsubiza inyuma imodoka yanjye asubiziye turaganira akabantu ubwo se cita mu gifaransa rero baravuga ngo repore ngo orepore njo mwendo mu gifaransa baravuga ngo orepore zembisire par assurance icyo ntago igiswahili ni igifaransa ongera ugasubizemo manager gasubiremo twumva ye nakubwiye umva reka mbibabwirire nta mu YouTubers uruta abandi kubona ngo ufite subscribers miliyari ufite subscribers miliyoni ufite subscribers uko bakuremye ukazigira n'abandi baba muremera wabyumvishije ntiwumve ngo genda rebwa cyane ngo soma najye ninjye ngo ibintu bye birarabimenyekanye igihugu cyose babimenye what fuck man nigga yo what's up niko bibwira none se barasi manager uyu munsi none wanarakaye ni ubwa mbere rakona umeze gutya ubundi twahoraga dutebya manager kuki udashaka kujya muri Kisama Award kandi none se sitwe twabagize abo baribo niba none hashyiraho ikiganiro kikarebwa n'abantu 150 nitwe twabagize ariko rero nawe wivuga ngo uri king of YouTube ubivishira no mu mazina yawe kandi hari abasore nyine nk'abo ngabo uri kuvuga basabe bacita abandi bose bafite subscribers bafite na views zirenze miliyoni erega ntubizi wagira views zirenga miliyoni ariko ninde ugaragaraho ninde uziguha none se king of YouTube n'umwumvu ninde kuri YouTube ucuruza cyane ninde ufite society indwi none amfite company indwi mbere brand ambassador izo contract se bashobora kuba babikoreshwa ufite muri Afrika ariko ntawe niwe na Diamond mwenyine gusa Diamond se urabyemera kazifite Diamond razifite nawe amaze kugeza 6 afite 6 uramurushimwe ndamurushimwe na professor Jay nabonye n'inzoro yasinye nabibonye ejo bundi yasinye Phoenix alright reka twigire rero tuve ku bintu bya ariko urumva professor Jay amaze kugeza yasinye Phoenix yasinyira bari abamazi yasinyira nawe afite ariko bose baracyari munsi yawo ngiye mfite contract indwi uyu munsi rero wasinye brand ambassador wa Esperance brand ambassador wa Tom Transfers brand ambassador wa Genuine Reflexology Center brand ambassador wa Magazine Sports Class brand ambassador wa Migro Shop Online brand ambassador wa Power Fix no brand ambassador wa Ubumwe Garage zirindwi urarusha Diamond kamwe ndashaka kumenya niba noneho icyo nshaka kukubwira ni ikintu kimwe ari abahungu bambabaje cyane uyu munsi narakaye bari abahungu baradukenera tukabaha interview bakagurisha bakabona amafaranga wese nibayabona amafaranga se niyinjira umuntu arakurira igihumbi cy'idolari bibiri by'idolari ariko wamubwira uti ngwino umfashe muri bya bindi byawe akabyanga wowe ntubeho wo mubesheho from today ndavuze kandi ntago uzasubira kandi Arariz TV nayo izakomera irenge bariya mana nyagasani abantu bajanga aba YouTubers baza bamera umugisha kandi nabo batera imbere kuko mwanshyigikiye none se abo ngabo bategura bose abo ngabo bavugaga ngo habaye iki ngo samake Kisama Award bajyaga babatumira se ntibatumira ari uko bamaze kubona ko YouTube mufite akamaro ubundi bajyaga batumira bajyaga bakora ibintu byabo bakabikora mu mwiherero tukabibona ari ariko bamaze kubona ko mufite akamaro mukora mwakije abantu bagaragaye ubu nibwo bashyi imishyikirano bemeye imishyikirano ku meza baravuze batereka dushyikirane niko bimera ubu rero nge nahita nibaza manager ibyo byose babikuye kuri inde babikuye kuri inde ndabizi se manager babikuye kuri iki babikuye kuri wowe uri umugabo wo kubihamya uyu n'umwana we ninde muntu wa mbere wigeze ubona muri umustar wabanije guteranya abantu abereka press conference arayiteranya abereka ko kuri YouTube bacuriza njya mu masosiyete mbereka gakina abana none bose barakayobotse barakayobotse ujya kubona ukabona ukore filmu wa umuhanzi ndabonaga ngo melody yasinye ukabona yakoreshe press conference nese babikuye bari babizi ura mukino se ariko ni byiza kuko ni supervision of the youth
ukajya kubona ukabona nde yateranyije ariko ntijya babikuye rwose ibyo si ukubeshya Blaise uri umuhamya neza arundi se bari babizi manager uyu munsi wenda bari babizi press conference bari bazi n'icyo aricyo ntago bari babizi YouTube bari bazi ko ushobora kugenda ukabwira umuntu ufite isosiyete cyangwa uterekana amazi ibintu byawe bijye bica kuri YouTube ibiganiro byanjye birarebwa abantu bakurebe bakumenya abakiriya biyongere clientele yawe izamuke bari babizi ntago bari babizi ako gakino nijye wakaberetse ariko ni byiza ndi inspiration of the youth yego ndifuza ko urubyiruko rutera imbere ariko se ko mbifuriza ibyiza kuki batagifuriza ibyiza ndagutumira ukavuga ngo wagiye ngo muri Samande ugomba kuvuga ngo Superman ajya kuva yantumiye reka nje kumushyigikira kuko Bre wari wanyaka interview ngo nange oya byari byaba Blaise ntago ari wanga Bre wari wampamagara nkanga wapi ntago uranga ako umuntu aratinyuka akabona wowe urimo cyajya wemera ko abantu bafite amazina akomeye nta zina rinduta kuko izina ryanjye naryo rihedinze kuko ari naryo ricuruza ari naryo rifite amasosiyete menshi aryamamarisha izina ryanjye rero none se niba izina ryanjye ryo rya mbere rikaba ari guhamagara ntuze manager nahita nibaza uyu munsi kabisa uravugisha ukuri kwinshi namaze kubibona ahubwo nahita ntekereza ku kintu kijyanye na Bruce Melody afite interview yakoze ku kinyamakuru kimwe hano mu Rwanda itatangaza ko agiye kukwambura izina bita Talk of the City cyangwa se umuntu uvugwa cyane mu murwa wabyakiriye gute yari ikiniraga nawe arabizi urugero n'urunguru warubonye Talk of the City se iyo ubona bategura concert bagategura iyo ubona bateguye amawadi bagategura ibyo byose wavuze ariko itangazamakuru ryinshi rikajya ahantu hamwe ku muntu umwe noneho ubwo se ari icyo utabona nyine Talk of the City nyine arigaragaza ariko ni byiza nawe niba byifuza azabikorere nagera kuri Nevo akambwira ati gira kunyita wenda we nzamwita Talk of Quartier ngo Talk of the Quartier akaba ariko wita Melody bindi rwego rega ariko Superman arakanu wavuze turi muri press conference ngo ntago wagereranya umudugudu n'igihugu ni umudugudu akagari n'igihugu Superman ajya n'urundi rwego rafiki yangu nakubwiye ngo simbikubwiye egera micronese simbikubwiye izina ryanjye ntirizasubira hasi izina ryanjye ntirizagwa izina ryanjye guhera 2018 wigeze ubona ndropinga ahubwo buri gihe ngenda na advancing nshaka ibyiza mbikurikira kubera iki kubera ko jewe navutse mu nzara ntago navutse mu kindi gihe navutse mu nzara mujye mubyongeraho uturira n'umwana wavutse mu nzara ndi igisambo cy'amafaranga ariko amafaranga nshatse mu buryo bwiza nanjye ndabizi ko ndi igisambo cy'amafaranga nkunda amafaranga ariko nkunda amafaranga menshi amake yose mba nyashaka nkunda amafaranga menshi uyu munsi wasayininze contract impamvu nkubwiye ngo navutse mu nzara ntabwo wenda nigeze kuvuka ngo mbwirirwe ariko data nyigishije ko igeze kubaho igihe kimwe hari igihe amateka y'Abanyarwanda murayazi ibintu bitari bimeze neza uko niba naravutse ngasanga ubuse Uhuru Kenyatta ko yavutse agasanga isa ari perezida akaba yarabaye perezida akagumana igihugu manda ze zikaba zigiye kurangira buriya wagize ngo ntafite ubwenge bwinshi uzi kugumana igihugu manda ya mbere bakagutora bakongera iya kabiri bakagutora kandi abantu bajya bavuga ngo abana b'abakire ngo baba ari abantu bari regerege ize going ngo barafata bakarekura ariko ura n'umwana wavutse mu nzara yaravutse asanga se urumva ari revolution man panafricanist aramwigisha aramubwira ati ntago biba byoroshye atubuko ryo kugira ngo ubuzibiti neza ugomba kumera uruke niyo mpamvu umwana nawe yiza titi nta gifite se n'ubu kandi manda zose nkuko zateganyijwe nko constitution bivuga araziyoboye kandi harabaja icyo nshatse kukubwira niki hari abantu benshi bajya bambwira ngo ariko se ngabana bavuka mu bintu bundi ngo ukavuka ngo isa afite inka nyinshi ngusanga ngo utatara umuntu ngo uri tayari ngo nyine warikiriye uri regerege ayiwe noneho buryo uzatinya umwana wo mu bakire wabaye ikirara we bre ngire ngo urabizi noneho uzatinya umwana wo mu bakire we noneho wabaye ikirara bre yababa we bre noneho aragufunga noneho baraba uza umwana noneho mu babosi noneho wabaye ninja noneho noneho n'umufungo araba ufite akagukoma urashaka kuzana byinshi agukoma gukome ku mufungo agukome nyine na background igukome
uyu munsi rero wasinye kontra nakubonanye n'umukobwa witwa Miss Anastasie cyangwa se we yakoresheje akazina navuga kari keza cyane yavuze ngo ni Nasi niko kazina ngo bamwita uriya mukobwa manager maze kubabona na kenshi we yageze haranayirura aravuga ati suparamutse ansabye urukundo ansabye kubana nawe nge nabyemera manager uriya mukobwa bihagaze gute ibintu bye uriya mukobwa nakubwiye ko impamvu mwemera ni imwe icyambere niwe watwaye amakamba menshi ikindi background ye n'ukuntu yaje muri Miss nibyo byankuruye yaje ateze moto abandi bose baza mu mavewiti ayo bakodesheje abazanywe n'abaki babyumvishije ariko yerekana ari life mbona nawe ko ari from zero to hero mukundira icyo niyo mpamvu ibintu byanjye byose mbimwitaveningamo kugira ngo tugire icyo dufatanya mu gushakisha iterambere. None se manager uriya mukobwa yavuze ko uramutse ukomye imbarutso yahitemera ko mu bantu manager uriya mukobwa ubona ari icyerekezo cyawe mwabana uriya mukobwa ubwiza afite n'ukuntu nawe uri bogal wakwemera kubana n'uriya mukobwa? Ngewe rero reka nkusubize ubuzima bwanjye bwite mwene mutegereze muri stade wabyumvishije muri stade navuze ko hari ibintu bibiri bitegerejwe hari ubukwe bwa supermanager ibyishimo Abanyarwanda bazataha ubukwe bw'umusitari wabo buzavamo uyu munsi ari kuwa mbere nko kwa kabiri n'urugerejo hari amatora ya president tuve mu bukwe bw'umusitari w'igihugu tujye kwitorera umukuru w'igihugu mutegereze ibyo ngibyo rero naye ibindi byo kumbaza ubuzima bwanjye bwite bureze tujye muri stade ibyo bintu subihuza ute ahubwo kuba tuzava mu bukwe bwawe tujya mu matora none se umusitari ukunzwe mu gihugu ni supermanager hanyuma ni uburyohe abantu bazabagiye kureba umuntu bikundira hanyuma nibarangiza bisoje bagiye no kwitorera umuyobozi bakunze erega umuntu kugira ngo umukunda bari hari icyo yagukoreye ukavuga uti umuntu yangejeje kuri iki yankoreye iki n'iki yankoreye iki uyu ni umusitari akoze iki n'iki 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 uyu ni umuyobozi wacu yadukoreye ibi n'ibi n'ibi niyo mpamvu bazabanza kuva mu bukwe bw'umusitari w'igihugu wabyumvishije nibarangiza bavuge bati reka tujye kwitorera n'umukuru w'igihugu gahunda nuko zimeze umusaza. Manager reka ngushimire cyane mwifurize nibiye byiza ahubwo abantu wababwira kubijyanye na ubumwe bwacu garage abantu bayibonye irasobanutse ko imodoka z'ubwoko bwose ihereye hano Karuruma imodoka yawe wishyiramo niyo yamara umwaka ifite umutekano bakongera bakayisubiza nkuko yaje iva ku ruganda imeze imashini barazifite zabigenewe hanyuma ibirenze ndagushimira ndongera kugaya bari abanyamakuru bataba baje kudushyigikira ntabwo we wambwira ngo nari nagiye ngo mu arya ngo ninde wateguye ariko rega nawe impamvu uri kuvuga gutyo nuko tutatumiye muri Kisama Award oya jewe sinkene je n'igihe wabatumira bo nibantumira ubushobozi bwo gutumira super se beze bari aba jewe semana jutubeshe urarenze kurenza abano bantu ba Kiss FM ahubwo se nawe urabizi nawe ubwawe urabizi none se nawe ubwawe urabizi Esperanza iyo ubona yaramaye miliyoni 200 akaba aricyo cyikunywa Abanyarwanda bakunze kuki zitagitwayeho ngaho nuko izi ko supermanager azayamamaza no hanze y'imipaka y'u Rwanda icyo ni kimwe icya kabiri Tom Transfers niba avuga ati Badman supermanager ngwino uhagararire ube brand ambassador y'imodoka za Tom Transfers yewe nagira ngo nkubwire nk'umuntu wanjye Magazine Sports Class n'abandi bikoresho bya sport ibintu bari abatipe bankoreye buriya nanga umuntu ukuryarya kwereka ko agukunda ukamubwira buri gihe akaza ni sababu kandi we yagukenera ukagenda ugatanga ikiganiro mbaha amafaranga bimenshi nabahaye amafaranga menshi by the way n'Imana ntiyanakwemera yuko jewe abona tungishije nyamvuga izina ryanjye ritunze benshi ryarabatunze reka nabo bibereho reka ngushimire cyane none se Brez uro kubihamye urebe ikiganiro cyanjye nakora ibiganiro byanjye byo nakoranye na Sabe hari bifite 200 hari byarebwe n'abantu 200 hari byarebwe n'abantu 100 na miliyoni yarinjiye abantu barariye ariko uramubwira uti ngwe nushyigikire werekane ibintu we ntabikore ntabana Yago wenda we yansobanuriye ambwire byari byamu kuko ejo yari yiteguye yarazi ko dukora kwa gatanu ariko citi ibintu yankoreye Sabe twanahuye tukanapanga yarangiza akazimya na telefone no kunyita bakabyanga barimo barikuraho abafana ntibabizi umwana wahawe umugisha jya abafana banjye inyuma they lose there zigemba n'abaproding ibiganiro barebwaga wenda mu umunsi umwe ugasanga arebwe n'abantu 50 ugasanga arebwe n'abantu 2 cyangwa iki mama we barikuraho abafana bo baravuga ngo reka uriya mutipe tureke kumugaragaza
kuko arimo arasigira amafaranga, arimo aratera imbere twebwe kandi nta kintu turimo kubona, ariko nabo iyo bampamagaye bashaka kugira icyo babona nanjye ngenda kubusa nkatse imodoka yanjye amavuta yanjye. Kuki se ni win wa mugani wa mushiki wanjye ukina filmu arya ninde Arya wundi wavuze ngo ni win situation. Ari umukobwa wagakoresheje ukina filmu namwibagiwe. Iyi ni win situation. Blaise none anga numbwira uti ngwino ushyigikire mu kintu korwa runaka nzanga nago wakwanga. Hari wagiye gushaka ejo bundi sinshaka nayo kumuvuga. Ndetse numwe muri abo ngabo baje nago yambwiye ati akira, nago yambwiye ati nshyigikira, sinatanze amafaranga yanjye nkamutwerera. Namutwerera yababaje byo kuba ufasha umuntu nawe yagufasha kuko kitani uherutse gushaka, ubwo ni ushaka kuvuga ahubwo nashikaga kugira ngo ushime cyane. Bira byose tubikora kubera umutima, ariko umuntu akanga akakudesova mu gikorwa cy'iterambere. Yani ibye bibeho ibyawe bipfi. Urakoze cyane manager.